kubasuhuza abakurikiye ibyahishuwe Media TV. Nanone nkuko mubimenyereye twagarutse tubifurije amahoro y'Imana, umwami Yesu nakomeze kuba mu ruhande rwanyu. Rero uyu munsi ibyahishuwe Media TV twagiye kureba Pastor Rugazura Emmanuel n'umushumba wo mu karere ka Ruhango, mu itorero ry'akarere ka Ruhango ADPR. Ni umwigisha wa Bibiliya ndetse no mu mashuri yigisha mu Bibiliya, ni umukozi w'Imana ahantu henshi hatandukanye. Rero turabararikira kuza gukurikira ibyo agiye kutuganiriza, ibyo agiye kutubwira muri aka kanya. Mutega amatwi kandi twongera kubibutsa kujya mukanda subscribe, like, comment, musangize abashoboka kugira ngo dukomeze gusangira ijambo ry'Imana. Turabakunda. Ibyashoboye Media TV tuba duhari ku bwanyu. Mwaramutse neza abantu b'Imana. Yesu ashimwe cyane. Nifuje ko muri iki gitondo dusangira amagambo y'Imana makeya kugira ngo babashe kutwirizaho. Ni mu gitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 7 uriya murongo wa mbere. Elisa aravuga ati, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuze ngo, ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeli 1, kandi indengo 2 za sayiri nazo zizagurwa shekeli 1. Amen. Ukomeje gusoma aya magambo dusomye hano, ni igihe Abisirayeli bari bahuye n'akaga gakomeye ko guterwa n'Abasiriya. Barabateye barabagota, Imana ikagikoresha umuhanuzi Elisa akababurira, kandi yababurira bagakira icyo gitero. Noneho babonye ko nta bundi bushobozi, murabizi kuko bigeze kuza cyane, barahagera barabagota, baraye bagosa inzu ya Elisa kugira ngo bamufate uwo muntu w'Imana ujye ubaburira. Imana ikangura Eliya, abwira Gehazi ati, bareke ntutinye, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Bose murabizi ko bafashwe n'ubuhumyi, arabayobora bajyana bageze i Samariya. Abwira umwami, arabagaburira, barahumuka, bamare arabohereza barataha. Ibyo ntibanyurwa, barongera baragaruka bagaba igitero, noneho bagota umujyi wose wa Samariya. Bamaze kuwugota, Abasamariya barasonza. Abisirayeli bagira inzara, bose bari batuye umujyi wa Samariya. Bageraho baryana, biravuga ngo bageraho baryana. Abagore 2 batangira kurya abana babo. Barya umwe, bamurangije, umwe ahisha uwabo yanga kuko bamurya. Arababara, noneho urusaku ruraba. Umwami atambuka agenda areba uko abantu bameze. Umugore umwe aramubwira ati, mwami nyagasani ndengera. Undi ati, niki nkurengere gute? Wabaye iki? Imana itakurengeye urumva je nakurengerana? Urabona se nakura ibiryo mu murima, mbikure ku mbuga, mbikure mu iduka, birihe? Ngewe ndabifite. Aramubwira atoya, si icyo kibazo. Ikibazo twagize ejo twariye umwana wanje, none uwacu yahisha uwiwe. Umwami ngo abyumve, none uhashishe muri imyambaro. Aravuga ati, Elisa umuntu w'Imana aracyari muri iki gihugu, nimugende mumufate tumwice. Amutumaho. Waje kumutuma, hasanga abayobozi bose basanze Elisa kumubaza icyo Imana ivuga n'uburyo yabafasha. Muri iki gihe bavandimwe, Imana irashaka abantu nkamwe. Hari abatware, hari abakomeye bariko baregera abantu b'Imana kugira ngo bababwire. Ese uri muri abo? Uri Elisa? Hari icyo wahanura muri uyu mwanya? Abantu bose baje bakwegereye, bagusanze, bagupfukamiye, bahaye bagukomera amashyi, bariko barakwinginga ngo senga. Aho unyuze hirya hino bariko baravuga ngo umuntu w'Imana gusa ni musenga. Uri kurakora iki? Uhagaze mu mwanya wawe? Elisa arababwira ati, ntimubona ko wamwicanye aje kundeba? Ega bazabatera amabuye, kuko mubabwira Imana muterekana mu bihe nk'ibi. Mwakwerekanye Imana yanyu mwizeye, mwavuze ya Mana. Aho benshi kwerekana ya Mana yabo barahemuka. Reka turaza kubivuga. Intumwa iraza iramubwira ngo, Elisa, umwami aravuze ngo ibi bintu byatubayeho ko byaturutse ku Uwiteka, uracyayiringira kandi wayivuyeho?
avuga nka wa mugore wa Yobu, iyo Mana wayitutse ikakwica, wayiretse, reka biragatsindwa kureka Imana yacu. Pawulo yaravuze ngo niki cyantandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni ibyago, ni amakuba, ni inzara, ni ukwicwa? Aravuga ngo hasha, reka da, nta na kimwe cyantandukanya n'urukundo rwa Kristo Yesu. Ngo mbabwire bantu b'Imana dusangiye aya magambo muri iki gitondo. Elisa ahanura kuko bagiye gukira. Nuko Elisa aravuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeli imwe, kandi indengo ebyiri za sayiri nazo zizagurwa shekeli imwe. Aya ni amagambo akomeye cyane guhanura ibintu nk'ibi muri iki gihe. Iri yahanuye nta handi byaturutse, byakozwe n'ababembe, abantu 4 b'ababembe bari bararwaye ibinyoro, barajugunywa baja mu kato, abari bo babazanira inkuru nziza. Imana ishobora kugukirisha benshi cyangwa bake. Imana ishobora ifite inzira 1000 zo gutabara ubwoko bwayo. Imana yakoresheje aba bantu b'ababembe bari barahawe akato, abari bo bazanaga kiza mu Isirayeli, abari bo batabara Samariya. Abari abantu ujya wirengagiza nibo baguhesha umugisha. Bari abantu usnena, bari abantu usuzugura. Muri iki gihe warabimye, warabirukanye, warabanenye, wabahaye akato, ariko abo ngabo tubizi ko bazakuzanira agakiza. Bazasanga muryana, bazasanga mumarana, bazasanga mugowe, ariko baguhesha agakiza, baguhesha umugisha. Wakwibutsa imfubyi n'abapfakazi bari iruhande rwawe, warebye abakene ugirize icumu rushya ukamufasha. Yewe muntu w'Imana, Yesaya 58, ubuhanuzi bwa Yesaya igice cya 58. Yesaya Imana yavuze gusenga kwabo irakugaya, kwiyiriza kwabo irakugaya. Abenshi barahora batangaza amasengesho yo kwiyiriza. 58 umurongo wa 6, idini itaryarya ni Imana ishima. Umurongo wa 6 uravuga ngo ahubwo kwiyiriza ubusa nshima nuko mwajya mubohora abantu ingoyi z'uburugomo, mugahambura imigozi y'uburetwa, mukarenganura abarengana, kandi mugaca ibyagahato byose, kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe, ukagaburira abashonji, ukazana abakene bameneshejwe, ukabashira mu nzu yawe. Wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu. Murongo wa 8, maze rero umucyo wawe uzahera kutambike ngo museke, ubukire bwawe buzatoha vuba, ukiranuka kwawe kuzakujya imbere, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kizaba kigushoreye. Maze nutabaza Uwiteka azagutabara, nutaka azavuga ati ndi hano. Mufite amasengesho muriyiriza, ariko musiga mutetse, musiga mupanze ibiryo, uburyo mujya gufungura, uburyo mujya kwiyakira, ariko nturebe uwo muri kumwe iyo umaze kanga hadatamira. Abana b'abaturanyi wahubwo urabareba ukabikira ijisho gusa, ukazovuga uti reka babone, barabonye. Umva nkubwire, iryo si isengesho, iryo si isengesho. Abo ni ababembe, abo nibyo bya bimuga mwahaye akato, nibo bajo bazakuzanira umugisha. Yewe nibo bazaza kukubwira inkuru nziza. Uzukunda Imana izikoresha bene abo ngabo. Uzukunda Imana yabakoresheje mu gihe cya Elisa, ngo barahagurutse baravuga bati turashize, tuvuye mu irembo, reka duhunge aka kato, nitwinjira mu murwa turapfa, nitusanga abasiriya ni hahandi, reka tugende dusanga abasiriya batwice cyangwa tubakeze batugaburire. Baragenda barabasanga. Biravuga ngo Imana ikoresha abo bantu. Gutaka kwabo n'ibibando, bari baracitse amaguru n'amaboko, yahaguruka n'ibisebe. Reba nawe umuntu w'ibinyoro akagenda boroga yorororororororo, kurya buze ngo Imana ikumvisha abasiriya aho baganditse babagose, ikabumvisa ari amagare n'amafarashi ariko aruruma.
ikumvisa igisindo, ikumvisha ikiriri. Haleluya! Gutabarwa n'Uwiteka bavandimwe. Umubembe uri kutaka, umubembe uri kuboroga. Imana ikumva ikabigira ijwi rinini cyane. Abasiriya amatwi yabo aracanganyikirwa, baravuga bati muza amakuru, umwami w'Isiraheli yagiye ahamagara ibihugu baturanye, yahamagaye ingabo, yazanye ba mercenaires, baraduteye, bamwe bavuye Egiputa, abandi bavuye duhunge, ngo bataye amafarasi yabo hari aho ngaho. Umva gubwire, ba bantu barahageze basanga nta muntu n'umwe, babona ibiryo, babona imyambaro, bararya, barahisha, baranywa, baravuga ngo uyu ni umunsi w'inkuru nziza. Cye kubwira ibwami, bohereza abantu, barabohereje, baraza bajyana bya biryo, bigera mu Isiraheli, baragabura. Wa muntu Elisa yabwiye ngo uzabirebesha amaso yawe ntuzabirya, niko byamugendeye. Baramukandagiye. Wowe upinga amagambo y'Imana bakubwira, uba hari imigisha izaziza ugirebesha amaso, ariko wewe ntikugereho, kubera ko ujya usuzugura, kiwemera. Muntu w'Imana, uravuga ngo Imana baracyayiringira kubera iki? Abenshi muri iki gihe cya coronavirus, abenshi mu gihe twavuze ngo abantu nibagume mu rugo, basengere mu rugo, babonye umwanya wo kwiryamira no kwinezeza. Abandi babona umwanya wo guhinga imirima yabo yari yararaye. Abandi babona umwanya wo kwimana no gusarura no kurya n'imiryango yabo. Reka nkubwire ngo uyu munsi hindukira, umva ijambo ry'Imana. Gusenga kwawe ndi kwemerwa nimba utareba imfubyi n'abapfakazi n'abakene, nimba utarambuye amaboko yawe ngo ugaburire abana, nimba kwiyiriza kwawe Imana ishaka nuko wihotorera umushonji. Reba abo muturanye, reba abo muri kumwe, reka gutakaza agaciro kawe. Ubaha Imana, menya Imana, korera Imana, ibuka Imana. Muvandimwe, mukristo, muntu w'Imana. Bamwe hajya ngo baravuze ngo ntibazongera gutanga n'icyacu, ngo tuzatanga n'icyacu. Muntu w'Imana, ninde wakubwiye? Niki cyantandukanya n'urukundo rwa Kristo? Reka ngubwire ubutumwa wakiriye, habari ikindi n'ubundi. Abagalatiya igice cya mbere, urwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya igice cya mbere umurongo wa 6. Ndatangazwa nuko mwimuye vuba mutyo, mukareka uwabahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo, mukajya ku bundi butumwa, nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi. Hariho abantu babahagarika imitima, bagashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa Kristo, ariko ntihagira ubabwiriza ubutumwa butari ubwo twababwirije, ari twe cyangwa ndetse marayika uvuye mu ijuru, avumwe. Kuko twabanje kubivuga, nanone nongeye kubivuga nti, niba umuntu ababwira ubutumwa budahura n'ubwo mwemeye mbere, avumwe. Reka ngubwire muvandimwe, ubutumwa wakiriye bukubuza gukorera Imana n'ubuhe? Wabukubwiye ninde? Paulo yaravuze ngo alaniwe, qu'il soit anathème. Wakubwiye ngo gutanga icyacumi ngo abantu badasenga ngo ntacyo bimaze, qu'il soit anathème. C'est la Bible qui dit, ni Bibiliya ibivuze. Bibiliya irakubwiye ngo uwakubwiye ubundi butumwa butari ubwo wahawe, avumwe, alaniwe, qu'il soit anathème. Waguhaye ubutumwa bwo ngubwo ninde? Kizakimbabaza nuko ubutumwa tubahereza benshi batabwakira ngo bashire mu bikorwa. Teka ngubwire, ubutumwa wahawe shira mu bikorwa. Ubundi turababaye kubona umuntu aza vuba gutya akakwinjizamwo ubutumwa utahawe ukabwemera. Uwo wabwigiye hehe? Ukwezi kurashize, ukwa kabiri turagutugeze hagati, kiwemera gukorera Imana, ntutanga icyacu, ntukora imirimo, ntufasha abakene. Aho ko wajya kuvuga ngo nzajya mfasha abakene, ufashije bangahe? Ni bangahe basonzeye imbere yawe? Urahaha ukadepa, waradepye mu wawe, stock irahari, ariko ntureba ku wundi mwana nawe yaburaye, ntureba umuturanyi. Muntu w'Imana, umva nkubwire, gusenga kwawe nta mbaraga gufite. Amasengesho yawe arapfuye, amasengesho yawe ntahagera. Ariko nushaka ko Imana ikumva, museke wawe ugatambika. Yesaya yakubwiye ngo ihotorera umushonji, ihotorera umushonji.
reba bameneshejwe, reba bababaye, reba abantu uko bameze, wakire mu nzu yawe, wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize bene wanyu. Hari benshi bafite amazu bakodesheje, ibi ni ibihe bariko bagenda babwira abo bacumbikiye ngo nimutwishure, ngo none ngo urabona nzabaho gute, iwe abayeho gute, kuzi imirimo yari afite, wacecetse ayo magambo. Uramusonga, inzara iramurya, ari mu bukode, none nawe uramuzindukira ku muryango, mu gihe uwo mugaburiye ahubwo kugira ngo coronavirus nirangira tuzasohoka aje gukora kwishure, aguha amafaranga, ariko kugira ngo ubikore uramusonga. Muntu w'Imana, muzamugira ngo ubukristo ni iki? Ubukristo ni ubuzima, ni imibereho. Ubukristo ni imibereho, iki ni igipimo, iki ni ikizamini cyaje ku bantu bakristo batuye ku isi. Iki ni igipimo kiriko kibapima, kiriko kibagera. Mwagiye muvuga ngo Imana yahamagaye Aburahamu iramugera imushira ku munzani, gihe yamwakaga umwana we w'ikinege, none we barakwaka n'ikiro c'ifu ukakimana, ikiro cya isukari ukakimana, barakwakana umugati ngo uheze umwana w'umuturanyi ukanga. Umva nkubwire muntu w'Imana, menya ibi, umva ibi, tegera ijambo ry'Imana, uri ku munzani waragezwe. Nibutse cya kiganza cyaje wa munsi kwa wa mwami, yewe kiramubwira ngo mene tekere peresi ofarsini, ngo kwizera kwawe kwagezwe, kwashizwe ku munzani, kandi wabonetse utuzuye. Benshi bariko baragerwa, bariko barapimwa, ariko batsinzwe. Humura muntu w'Imana, garuka, subira mu nzira. Hari Imana itabara, hari Imana igota ubwoko bwayo. Umunsi nkuzani buhanuzi bw'inkuru nziza ije, inkuru nziza izaza. Umugisha wawe uzaturuka muri bariya abantu wasuzuguye, umugisha wawe uzaturuka muri bariya batagira ikibavugira, les sans voix, batagira shinge na rugero. Ntugahereze umuntu ngo nawe azaguhe, ntugatange kugira ngo uhereze kurya abanyarwanda bavuze ngo amaboko areshe niyahoberana, yewe cyangwa niyaramukanye. Oya, wewe reba babandi batamudaresha, babandi badashobora kuzakwitura. Yesu yaravuze ngo niduhereza bazaduha, niduheza abo turesha data wo mwijuru azatwiturika. Ariko nituje gutanga, dutange, duhereza batazatwitura, tuzi ko tuziturwa na data wo mwijuru. Reba abo muri kumwe, amaze amasengesho yawe akundagira imbaraga. Imana igufashe, Imana iguha umugisha. Subira mu mwanya wawe, ndagusabye, ndakwinginze, ndakuburiye, jambo ry'Imana rirakuburiye. Abenshi baravuga ngo turabacira imanza, ntabwo tubacira imanza, ni ijambo ry'Imana ribacira urubanza. Yesu yaravuze ngo ijambo rya data niryo ribacira urubanza. Ibi bizarangire, uzabona benshi bazagira isoni, bazakorwa n'isoni. Reba uyu munsi yewe ukumeze, reba ibyo amezi abiri arashize udatekereza ku itorero rihari. Ninde wakubwiye ko itorero ryagiye mu ijuru? Igitorero riracyari mu isi, itorero rirakora, itorero riragenda, itorero ntabwo rirava ku isi. Ariko waratangiye uravuga ngo itorero ryarahagaze. Ninde wakubwiye ko ryahagaze? Kora mu rugo rwawe, mu muryango wawe, uko uteranye n'abana bawe, ukore, ushima Imana, utange icyacumi. Haleluya. Utange, ukore, fasha abakene. Nutabikora itorero ry'Imana ntirizabura kubaho. Wibuka amagambo Esteri yabwiye Abisirayeli, akabwira na bene wa Mordecai wabwiye Esteri, aravuga ngo Esteri we, Abisirayeli baragowe, ariko nawe fatikanya nabo, kandi nutabikora nta kazabuza ubwoko bw'Imana gutabara. Nta kazabuza, nubwo utakora, nubwo utabyitaho, Imana izatabara ubwoko bwayo. Ariko wowe amaherezo yawe aragoye, kandi Imana yagushize ku munzani uzamenyekana. Imana ibahe umugisha, Imana ibafashe. Mwiringire Imana itabara, mwiringire Imana ihari kugira ngo ibafashe. Ariko mugaruke ku butumwa bwiza mwigishijwe, mwe kumva ubundi butumwa, musenga Imana mwizeye, musenga Imana mukora. Gusenga isaha imwe ugakora amasaha menshi, kandi ukusenga ukora. Ntiwirengagize umukene. Aya masengesho turimo nayo gusenga kugira ngo dutabara bene wacu.